Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Joke ya YouTube channel yacu, tubahaye ikaze aho muherereye hose, mu Rwanda hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, abadukurikiye ku mugabane wa Afurika, ibwota, amasimbi, mu Buraya, muri Amerika no muri Aziya, aho turabizi ko mudukurikira cyane. Tubahaye ikaze. Nkuko mubizi, uru ni urubuga rwaje kugira ngo rubahe amakuru yose ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uyu munsi tukaba dufite umutumirwa mwiza cyane ugiye kudufasha akadusobanurira bimwe mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane ku bijyanye n'ukwezi k'umugore. Njye wabwira nitwa Shadai, mbahaye ikaze. Reka nakire umutumirwa wacu uyu munsi, tuguhaye ikaze muri Joke. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye? Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Iteriteka Ange Litiana. Yego nkaba ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda. Niga mu mwaka wa 4, niga ishami ry'ubuvuzi. Yego. Iteriteka Ange Litiana ni umukobwa mwiza cyane wiga ibijyanye n'ubuvuzi, ugiye kudufasha gusobanukirwa. Ndabararikira ko kuva ikiganiro gitangira kujya kugisoza utazavaho utarebye buri segonda z'ikiganiro, kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibyo Ange atuzaniye. Ariko mbere yuko dukomeza, ese Iteriteka bisobanuye iki? Murakoze. Iteriteka ni izina ababyeyi banjye banyise. Ubundi iteka ni nk'umugisha. Ni nk'umugisha. Urumva niyo bayanyise ngo Iteriteka, no kuvuga ngo ni Imana yabahaye umugisha wo kumbona, nyine bakabyara umwana. Uri umunyamugisha. Yego. Natwe ni umugisha kuba tugufite hano muri Joke. Cyane murakoze. Uyu munsi mugiye kutuganira kuki? Uno munsi turarebera hamwe ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore niki. Tuze no kureba ku kintu kijyanye n'igihe cy'uburumbuke. Yego. Turareba ngo niki, ese ibihe bimenyetso waba ufite nyine cyakwereka ko wenda uri mu gihe cy'uburumbuke. Turebere hamwe na bimwe mu bintu bigize ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa. Byose nibyo tuza kurebera hamwe. Yego. Nko mu ijambo rimwe, nko mu Cyongereza, ubwo twabyita iki? Twabyita empowering girls. Yego. Empowering girls muri to track their fertility and understanding menstruation. Ni ukuvuga ngo abakobwa bacu badukurikiye tugiye kubafasha kugira ubumenyi buhagije uko babasha kumenya igihe cyabo cy'uburumbuke, ndetse n'uko babasha kumenya ukwezi kwabo. Tuguhaye ikaze rero, dusangize amakuru menshi ku bijyanye n'ibyo. Murakoze cyane. Ukwezi k'uburumbuke, ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa ni igihe, ni cya gihe hagati ya wa munsi yaboneyeho imihango kugeza kuri wa munsi ubanziriza umunsi azaboneraho imihango ikurikira. No kuvuga ngo niba nabonye urugero, wenda niba imihango ishize wenda yaraje nko kuri 5 z'ukwa kabiri, ubwo akabona nk'indi, ateganya kubona nk'indi wenda nko kuri 6 z'ukwa gatatu, ubwo nuvuga ngo ya cya gihe kiri hagati y'5 no kuri 5 zindi, nicyo gihe twita igihe niko kwezi k'umukobwa. Numva ni ya munsi, kuva wa munsi yaboneye imihango yiwe kugeza kuri umunsi ubanziriza ya mihango ikurikira. Wa undi w'imihango ikurikira ntago ubaraho. Yego. Noneho ikagira ibice. Yego. Kagira ibice. Hari icyo twita igice cya mbere kita mu ndimi z'amahanga luteal phase. Ni icyo gice igi riba ririmo gukura muri twa dusabo tw'intanga. Yego.
noneho icyo gihe icyo gice nyine iba igiye bari gukura nicyo twita follicular phase. Follicular phase hama hakaba igice cya kabiri aricyo twita ovulation. Ni igice cya gihe ryagi ryasohotse rivuye muri twa dusabo tw'intanga rikajya muri ya miyoborantanga rigiye gutegereza. Icyo nicyo gihe twita ovulation. Noneho hakaba n'ikindi aricyo cya gatatu nicyo cya nyuma cyita luteal phase. Luteal phase yo ni cya gihe ubundi mara iminsi 14 kandi ntabwo igihinduka. Waba ufite ukwezi kwawe kw'iminsi 25, waba ufite ukwezi kw'iminsi 28, ukwezi kw'iminsi 30, luteal phase icyo gihe cya nyuma nticyo gihinduka ku mukobwa cyangwa ku bagore bose. Kiba kimara iminsi 14. Nicyo gihe rero niyo tuvuze noneho igihe cy'uburumbuke ni cya gihe kiza mbere iminsi 14 mbere y'uko imihango iza noneho. Kumva imbere ya phase ya luteal phase ikitangira. Umunsi wa mbere iya phase itangiye nibwo nicyo gihe twita ovulation ubundi. Noneho igihe cy'uburumbuke aba ari ya minsi ushobora kuba wasama mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Yego, icyo gihe dufite ukuntu tukibara. Yego, bigendeye wenda ku kwezi kwawe, iyo ufite ukwezi kudahinduka cyangwa ukwezi guhinduka, ibara bitandukanye. Niba mbyumvishe neza bivuze ngo ukwezi k'umukobwa cyangwa se k'umugore gutandukanye no ku kwezi tugira gusanzwe. Yego. Kuri kalendari. Yego. Buri mugore wese afite ukwezi kwe. Yego. Kukagira ibice bitatu nk'uko watubwiye. Yego. Habanze igice cya mbere cya follicular phase. Yego. Hakazaho ovulation. Yego. Hakaza na luteal phase. Yego. Igice kidahinduka ni icyanyuma. Ni icyanyuma. Ku bagore bose. Ku bagore bose. Ubwo nawe urimo n'abandi bose ni 14. Icyambere cyo kukigihinduka. Icyambere kirahinduka kuko ntabwo urumva ntabwo twese tugira ntabwo tunganye igihe. Ariko igihe cya nyuma igice nyuma nicyo twese turatunganye. Tuba dufite imiti 14. Niyo mpamvu niyo ugiye kubara igihe cyawe cy'uburumbuke ufata kuri wa muntu ufite aho turiko turavuga kuri wa muntu ufite igihe kidahindagurika. Kuko kuri wa muntu ufite igihe kidahindagurika tugiye kubara igihe cy'uburumbuke dukuramo dufata kwa kwezi kwe niba kumaramwo 28, niba ari 25 canke 21 turakuramo 14 iminsi 14. Reka dufate umukobwa cyangwa umugore ufite iminsi 28 yego y'ukwezi kwe. Ndagira ngo tubwire uyu mugore ibyo bice byose uko ari bitatu. Tuvuge ngo igice cya mbere kizava kuri uyu munsi kigeze kuri uyu munsi, noneho ajye muri ovulation aribyo twita mwese iminsi y'uburumbuke, none tugere no ku gice cya nyuma kugira ngo tubashe kubyumva neza. Wenda nk'urugero n'urugero tujye gutanga urugero umwana w'umukobwa wenda cyangwa umugore abonye imihango kuri 5 z'ukwa kabiri. Yego. Ubwo ikintu turi bukore wenda dufate ko uwo mukobwa afite iminsi ukwezi kwe kumara iminsi 28. Yego. 28 ubwo uwo mukobwa cyangwa umwana w'umukobwa cyangwa umugore azabona imihango singiye kubara wenda ariko reka tugire nko kuri 6. Yego. Yego. Mpaye urugero nko kuri 6 z'ukwa gatatu. Yego. Ubwo ikintu tujye gukora ni uvuga ngo ya phase ya mbere cya gice cya mbere kizahera he, tuzabara iminsi 14 kuri dore kuri wa munsi yaboneye imigango ikurikira kuri 6 z'ukwa gatatu. Ntago tuzawubara kuko umunsi yari umunsi w'imihango, tuzahera ahubwo ku munsi ubanziriza tubara iminsi 14 kuri 5 tuzi imbere. Yego. Tuzi imbere tuvuye kuri ya mihango ikurikira yayigiyemo no kuvuga reka dufate ko yayigiye ariko afite n'itariki ya mbere yabanjirije imihango. Noneho haragiye bwa kabiri azabara ahereye inyuma akuremo wa munsi yaboneye imihango aba ari iminsi 14. Iminsi 14 ubwo umunsi wa 14 yego
arabara 1 2 3 ntabwo abara ngo umunsi wanditseho 14 oya urabara 1 2 3 4 gushika ku munsi wa 14 ubwo kuva ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu 1 2 uzi imbere ajya mu kwa kabiri aza mu kwa kabiri aza imbere ubwo iyo tariki ari ubwo iyo uwo mubare uraburi kuri uwo munsi wa 10 kuri iyo uwo mubare 14 amaze kubara 14 yego iyo tariki irabihari uwo ni umunsi wa ovulation niwo munsi yagiriye mu munsi niwo munsi iryo rigi ryasohotse rivuye muri twa dusaho tw'intanga rikaza rigiye muri ya miyoborantanga rigiye gutegereza uwo ni wa munsi twita umunsi wa ovulation igi ryahiye rirarekugwa na twa dusaho tw'intanga tukajya mu miyoborantanga noneho follicular phase yoyo ubwo tubaze ko ovulation yabaye kuri ya tariki twabaze iminsi 14 umva ko kuri umunsi wa ovulation ushika kuri ya tariki ibanziriza iminsi y'imihango niyo twita iyo niyo luteal phase yego niyo luteal phase noneho urumva guhera kuri umunsi wa ovulation uzamuka imbere kuri ya munsi yaboneye imihango yaboneye ya mihango yo mu kwa kabiri ni ya follicular phase ubwo niba yarayibonye ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri ubwo turabara 1 2 kuri 14 z'ukwa kabiri ubwo yagiye muri ovulation niba mbyibuka neza yego ubwo twava aho ngaho tugakomeza tukagera muri luteal phase okay ase ubundi uburumbuke ku mukobwa ni iki uburumbuke yego uburumbuke igihe cy'uburumbuke ni kwa kundi ni cya gihe ugeramo ukaba ni cya gihe ugeramo ukaba washobora gusama mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kubera ko cya gihe cy'uburumbuke nk'uko twabibonye ni ovulation igi ryagiye muri twa tuyobora ya miyoborantanga irategereje icyo ritegereje ni iki ni ya ntangagabo iza kugira ngo habeho kuba bajyahura cyo nayita ngo ni fecondation hanyuma bikaza kuza kujya mu nyababyeyi noneho hakabatangira gukorwa nyine kwa kundi umwana aba develope aha niba mubyumvije abakobwa n'amagi igira ry'umugore zubwo ni intangangore nicyo niko twagita niko dukunda kuvuga ngo igi ariko ni intangangore ubwo ni igira ry'umugore yego ni ukuvuga ngo iryo gi niba nabyumvishe neza muri cya gice cya mbere cy'imihango rirakura ryamara gukura ku munsi wa 14 ubwo riba ryahiye ryarangiza rikavamo intangangore ikavamo nuko igategereza intangangabo niba yitegereza yego yayibona umuntu agasama atayibona akazajya mu mihango ukundi yego okay imihango s'ubundi umuntu utazi imihango icyo ari cyo nk'abasore badukurikiye hari abantu batuzi imihango n'iki imihango rero imihango ni ubundi iyo ryarigi yantangagore yavuyemo ikava muri twa dusabo tw'intanga ikajya muri ya miyoborantanga itegereje yantangagabo ico gihe ubundi imara iminsi 2 yego imara iminsi 2 itegereje iyo minsi 2 igize irangiye irapfa iyo ipfuye ntabwo ihita isohoka ku kanya yego irabirimo ngaho noneho iyo habayeho cya gice cya ovulation iyo cyatangiye umubiri hari umusemburo ukora witwa progesterone yego uwo musemburo uragenda ukubaka nyababyeyi ibintu byose bizashobora gutunga umwana mu gihe habayeho gusama yego rero iyo ibyo bintu byose birikora kubera umusemburo waje ukaba mwinshi ukabikora muri nyababyeyi nyine ikikora pe ibintu byose byatuma umwana mu gihe ashobora kubasama ariko byagiye bitegereje iminsi 2 iyo yangiye nta ntangagabo ribonye ritarifu noneho iyo rero ntago ibyo bintu byakozwe byo bisohoka ryari ni kwa kundi nyene ya luteal phase nayo yita izamo niyo turimo hakagera kuri cya gihe cy'imihango yindi kurikira iyo mihango rero nibwo hata hakogwa urumva
umubiri urahita urecognizinga ko nta gusama kwabayeho, igakora umusemburo bita prostaglandine. Uwo musemburo ukaza ugafata nyababyeyi nawe gute contractinga ikihuza, yego ikihuza ikabikuramo, bya bintu byose byari byakozwe bigacikagurika. Muri uko gucikagurika rero nibyo bita biza ayo maraso tubona ava mu gitsina. Iyo rero niyo twita imihango. Bivuze ngo imihango ku muntu utabizi ni amaraso ava mu gitsina, ariko yatewe buri kwezi. Hari n'abajyamo 2 mu kwezi, nako bitewe na 2 mu kwezi. Bya bintu urakaza nyine nk'umuntu ufite iminsi nk'ukwezi kumara iminsi 21, urumva niba ngiyeyo kuri 2 nzasubirayo kuri 22. Ubwo ibyo ntibiri kandi mu kwezi kumwe ntibiryana. Ku imihango ikajyana iyi ntago yabura kujya. Hari abababara bari mu mihango, hari n'abatababara kuko imibiri ntago ikozwe mu buryo bumwe. Ni niba mbyumvishe neza, hari umusemburo uba warashinzwe kwitegura umwana yitwa progesterone. Uwo musemburo rero iyo wakujije nyababyeyi kirema, iyo ushyize mu mubiri kubera ko wa mwana ataje, niho ya nyababyeyi yongera ikavaho, igashwanyuka, umuntu akabona amaraso asohoka. Bitumye nibaza, tugendeye ku mutwe dufite wo kuvuga ngo empowering girl on tracking the fertility and understanding menstruation, bitumye nibaza ese kuki ari ingenzi ko abakobwa batoya bumva neza uku kwezi k'umugore ndetse bakamenya n'igihe bashobora gusama. Kuki ari ngombwa ko abantu babimenya? Kuki ari ngombwa? Impamvu ari ngombwa ko abana b'abakobwa bamenya ukwezi kwabo cyangwa igihe cy'uburumbuke, bizabafasha cyane kubera ko nk'umwana w'umukobwa icyambere niba amenye ukwezi kwe, akamenya ati ukwezi kwanjye kumara iminsi runaka, niba ari iminsi 20 n'ingahe nkayimenya, bizamufasha kumenya ngo ese ndategura, nyine mu mutwe wanjye ndavuga nti ubwo ubutaha igihe cyanjye kizaba ari kino. Yego. Ntibizaze bigutunguye, icyo ni icyambere, ntibikaze bigutunguye. Ikindi cya kabiri ukamenya ngo nko ku bantu, nko ku muntu wenda ushaka gusama, akamenya ati igihe cyanjye ni runaka, mba nicyo gihe cy'uburumbuke, niba akamenya noneho niba ashaka gutegura ko yatwita, akaba yatwita kuko abazi igihe cy'uburumbuke, akaba none akavuga ati akabitegura nyine agendeye kuri icyo gihe cye. Abakobwa batoya, ubundi umukobwa atangira kujya mu mihango ryari? Umukobwa bigenda bitandukanye, birategwa, ariko nk'urugero wenda nk'aho twafatira kuva ku myaka 9 kuzamuka, hari n'abayijyamo bafite imyaka 9, biterwa n'umubiri w'umuntu ukuntu. Ni ukuvuga ngo buri mukobwa wese aba agomba kumenya uko kwezi kwe kugira ngo azamenye uko yitwara, bitamutungura ahari, cyangwa se akaba yanasama atabiteguye. Uko se n'umwana w'imyaka 9 yasama? Yego. Mu gihe yamaze kujya mu mihango yasama. Ivuga ngo kuba wagiye mu mihango egare ko ushobora gusama. Yego. Ubundi imihango ni nk'ikimenyetso kikwereka ko ushobora gusama, kuko urumva niba ujya mu mihango uvuga ngo ufite ya ntangagore za process zose nakubwiye, irava mu dusabo twayo ijye gutegereza, nuvuga ngo wanasama. Abadukurikiye muri kumva ko ari ingenzi cyane ko uba ugomba kumenya neza ukwezi kwawe, ukamenya niho umwana w'umukobwa atangiye kuzuza imyaka 9 ko ashobora gutangira kujya mu mihango, uba ugomba kumwigisha. Bitumye nibaza ni ubuhe buryo umubyeyi cyangwa se undi muntu urera umwana yakoresha yigisha umwana muto w'umukobwa kugira ngo abashe kugira ubumenyi bwisumbuye cyangwa se buhagije ku bijyanye n'uko kwezi k'umugore. Yakoresha ubuhe buryo? Yego.
murakoze nk'umuntu w'umubyeyi cyangwa umurezi uwo ari we wese ikintu yakora hari ikintu tujya tubona hano hanze muri sosiyete tubayemo ikintu cy'ababyeyi baritinya cyane ku kintu cyo kuganira n'abana babo ugasanga umubyeyi wenda umwana agiye mu mihango afite imyaka 10 pe aba ari umwana muto cyane noneho ugasanga icyo gihe umwana ntamenye ibyo ari byo wenda hari n'igihe umwana ashobora no kubishyuha akavuga ati ibintu wenda batanankubita bazi ngo nibyo nakoze wenda cyangwa bakabona ati nta makosa nakoze nyine akagiramo akantu k'ubwoba ntagire ikintu abibwira urumva ko ari ikibazo niba ugiye mu mihango ntagire n'umuntu ubibwira ubwo se uzabikora dute uzabona bya bikoresho by'isuku gute uzabona se nyine n'indi ugufasha wenda ugiye nk'uko imihango ijyana n'izakujya se uzabigenza gute nyine yaba ari ikibazo gikomeye niyo mpamvu nashishikariza ngiye ababyeyi bari kudukurikira ikintu cya mbere bakora kuganira n'abana babo kuganira ni ingenzi cyane ukaganira n'umwana kuva akiri muto utangiye kubona umwana we arimo gukura nyine ukavuga ati wenda reka muganirize mubwiye ntibizagutungure ati nubona bino bintu bibaye gutya uzahita uzumbwire ati wenda uzamenye kwitwara gutyo na cya gihe bibaye ukamuganiriza akamenya ukuntu yazitwara uko abaye umuntu mukuru ko agiye mu mihango ashoboye gusama igihe cyose yakora imibonano mpuzabitsina idakingiye ari muri cya gihe cyiwe cy'uburumbuke ukamusobanurira ukamubwira ati wirinde bino na biriya yego ababyeyi bo ubwabo barabizi ibyo bintu kubyirinda oya byo kubara ndavuga kumenya ubwo bumenyi yatanga bo barabufite ababyeyi navuga ngo umubyeyi ashobora kuba ntago ari bose ntago bose bagira ubwo bumenyi ariko abenshi barabufite ashobora kuba kuko kubara nabwo buryo abantu benshi baba bazi nubwo batabukoresha kubera ko butashobokiye abantu bose kubera ko hari igihe utajya bukunda ntago worohera abantu bose ariko benshi baba babizi gusa n'abatabizi hakorwa ikintu ku buryo ababyeyi bahugurwa nabo kugira ngo bajye bigisha abana babo cyangwa mu gihe badashoboye kuba bafite ubumenyi buhagije kuri ibyo bintu bakegera ibigo bishobora kuba bitanga ubwo bumenyi bagakoresha uburyo ikoranabuhanga ryaraje ubu unye hasigaye hari ama application hasigaye hari ama application atanga izo nama ku bana b'abakobwa ubwayo Joke irabikora cyane irabikora Joke utanga amakuru bagira na application hejuru cyane yo gutanga amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku babyifuza mujya kuri website yabo mukareba biba biriho cyane ikindi hari application yagize UNICEF yashyizeho yitwa Oki nayo ni application ikora ibyo bintu itanga amakuru uragenda ukabaza ukavuga ati wenda ngiyewe nagiye mu mihango igihe runaka ese nzasubira igihe kingana gute ese ko numva ndi kubabara mu mihango ese ni ibintu biri nyine ukababaza nkukubaza kuko ni ikoranabuhanga ryaje ubundi bakaguha ibisubizo ku bibazo byose bibaza muri cya gihe ufite wa mubyeyi wenda udafite ubumenyi buhagije bwo kuba yakubwira ibyo bintu ababyeyi bakabyifashisha bakifashisha ayo ma application bakifashisha ayo ma website ahari yo kuba nabo bakihugura hama bagahugura ubumenyi abana babo.